Hallelujah. 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 Amen. Twaje gushima Imana ko yabanye natwe tukaba twageze hano. Hallelujah. Twihuse rero kubw'igihe reka dusome ijambo ry'Imana. Turakomeza kubyo ko twari tugejeje ejo. Abafilipi igice cya 3 umurongo 16. Abafilipi igice cya 3 umurongo 16 haravuga ngo ariko rero ukuri dusohoreyemo abariko dukurikiza. Ariko rero ukuri dusohoyemo abariko dukurikiza. Kongera dusome mu Bakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 20 haravuga ngo paje 172 isezerano rishya. Ku bayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke abayuda, no kubatwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye ntatwarwa nayo kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko. Ku badafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko kugira ngo nunguke abadafite amategeko. Ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Amen. Hallelujah. Ijambo ry'Imana ejo twari twagarukiye turi gusobanura kukuri n'ukuri dusohoyemo. Hallelujah. Ijambo ry'Imana ryose muri Bible dusangamo ukuri, ariko ukuri kose ntabwo tuba tugusohoyemo. Niyo mpamvu Bible ibintu byose ikubwira mu buryo bw'inyandiko ntabwo ugomba kubikurikiza. Hallelujah. Tujya tuvuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, inspired by God. Bivuga ngo scriptures niba ziri inspired by God, ntabwo Imana ateganyije ko twakira izo scriptures tukazifata mu mutwe cyangwa se tukazikurikiza, ahubwo Imana yateganyije ko twakira iyo inspiration. Hallelujah. Sinzi ibintu niba muri kubyumva. Imana ntabwo yateganyije ko dufata inyuguti ngo tuzifate mu mutwe cyangwa se tuzikurikize, ahubwo niba ijambo ry'Imana tuvuga ngo the Holy Bible was inspired by God, ni ukugira ngo twakire inspiration Imana yatanze. Hallelujah. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana dusanga muri Bible ryose ni ukuri, ariko ukuri kose ntabwo ari ukuri tuba dusohoyemo. Niyo mpamvu mubona, reka baze ikibazo. Umunsi umwe Imana abwiye Ezekiya iramubwira ngo raga ibintu byawe kuko ugiye gupfa. Muri Yesaya 38 raga ibintu byawe kuko ugiye gupfa. Mu kanya irongera ibwira umuprofete ngo agende amubwire ngo imwongere imyaka 15. None se ijambo ryari ryaje kuri Ezekiya rivuga ngo ugiye gupfa ni ikinyoma? Kwari ukuri, ariko ukuri ntago ariko Ezekiya yarasohoyeho. Niyo mpamvu ntago yapfuye, imyaka Imana yamwongereye nyuma niyo yabayeho. Tugarutse ku byo twari turi kwiga ejo, ugiye ugendera ku bintu byose ubonera muri Bible, rimwe waba nka Ezekiya ugasanga urapfuye kandi already Imana yakongereye imyaka 15. Hallelujah. Ntabwo turi gupinga Bible, ahubwo turi kuyisobanura. Twihuse dusomye mu Bakorinto ba mbere cya 9, Paul aravuga ngo kubatwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa nayo, nyamara ntabwo ntwarwa n'amategeko. Arongera aravuga ngo kubadafite amategeko nabaye nk'utayafite, nyamara ku Mana meze nk'utwarwa n'amategeko ya Kristo. Bisobanuye iki? Umuntu naza akakubwira ngo Alphonsine ntabwo baha amategeko y'Imana, uzabanza umubaze ngo ayo mategeko uvuze ni ayahe. Hallelujah. Ejo natangiye mbabwira ngo Imana ijya kurema yashyizeho amategeko y'uburyo bwinshi. Rero muri Bible ahantu hose uzasanga handitse ngo mwubahe amategeko y'Imana, ntabwo baba bavuze yose, hari abari specific. Kaze mbere mutekereza ko gravité ari Satani wayiremye? Ni Imana. Situbyemera twese? Situbyemera? Ababyemera tugire gutya. Gravité ni Imana yayiremye. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo Yesu ajya kujya mu ijuru bamubonye azamuka, yavayoretinze itegeko Imana yashyizeho ku isi. Ni Yesu niwe waremye isi, sibyo se? Yesu yaremye isi, aje kujya ku isi, agiye gusubira mu ijuru batubwira ko yagurutse. Irindi tegeko yishe Yesu arema amazi, yayahaye property ko umuntu adashobora kuyagenderaho. Aje ku isi iryo tegeko araryica Yesu. Hallelujah. Icyo ndi kubabwira, amategeko yose Imana yaremye ntago yose ariko afite ubudahangarwa bwo kutubahirizwa. Mubyumve neza.
muzabona umugabo Mose yabwiye Abisirayeli nk'uko naza nkabwira ngo ntimugashaka abagore b'abanyamahangakazi. Moses akora ibitangaza, ashaka umwetiyopiya kazi. Miriyamu na Aroni baravuga ati uriya mutipe rero yapaganye, yashatse umugore w'umunyamahangakazi yarabitubujije. Iryo jambo gusa rirakaza Imana. Muzasome neza, bari bapfuye iyo Mose atabasabira. Miriyamu yari agiye gupfa iyo Mose atamusabira. Kubera iki? Mose kubigaragara yari yakoze amakosa, ariko itegeko ya violatinze. Ntabwo amategeko ubundi udashobora kwica, ni amategeko y'umwuka, amategeko agenga ahantu ho mu ijuru, ayo ijambo ry'Imana. Ariko andi udasohoyemo urayisha rwose. Kanze mbereke umucamanza umwe witwa Samusoni, yaragiye, musome, Imana imuhamagara, ababyeyi be baramubwira ati rero dufite abakobwa benshi muri karitsiye y'iwacu mu bwoko bwacu Abisirayeli, kandi koko Imana yari yarababujije ntimugashaka abanyamahangakazi, ntimukifatanye nabo. Noneho Prince we yagiye gushaka abantu b'Abafilisitiyakazi, murumva, kandi bari bahanganye. Izo story murazizi, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana niyo yabimuteye. Mwumve ibintu Samusoni yakoze. Icya mbere, yasuzuguye ababyeyi be, bamugiriye inama nziza kuri bo arayanga. Icya kabiri, agenda ashaka umugore w'umunyamahangakazi. Icya gatatu, yishe intare akora ku ntumbi. Ubundi kera hari inyamaswa zari zibujijwe kuri bo no gukoraho intumbi zazo, aragenda zikoraho. Icya kane, afata ibiryo byo muri iyo ntumbi agenda bigaburira ababyeyi be. Murumva amakosa uwo mugabo yose yakoze, ariko ijambo ry'Imana tuvuga ngo Imana niyo yamuyoboraga muri byo. Niyo mpamvu ntakagire ushaka kugushyira munsi y'amategeko gube nk'imbata yayo. Haleluya. Kuko Kristo niwe waremye isi n'ijuru, ashyira amategeko agenga isi, agenga ikirere, ibiki byose. Ariko igihe yabonaga bishaka kumushyira mu bubata, niba ashaka kugera kuri ba Petero vuba, akabona itegeko ry'amazi rikumubangamira, araryica. Haleluya. Ntabwo ndi kubigisha ngo ntimwumvire Imana, gusa mugendere mu kuri musohoyemo. Haleluya. Mugendere mu kuri musohoyemo. Abantu benshi muri Bible, kambaho urugero rwa nyuma dusoza. Muri Bible tubona umugabo ubabaje, twese ajya dutera impuhwe. Umugabo witwa Uzi yabonye igare rihetse isanduku y'isezerano ritikiye. Ku bigaragara tubona ko yagize impuhwe, ashaka kuriramira, arapfa. Yahise apfa. Situbizi twese, yahise apfa. Igitangaje, tubona undi mugabo muri Bible watinyutse gukora ikintu kirenze icyo. Ni umugabo witwa Dawidi. Yaragiye arya imitsima y'abatambyi. Aha n'ingabo bari bishonjeye, bageze hafi babona umutambyi. Dawidi aramubwira se, nta mitsima ufite ngo turye? Baririye. Haleluya. Dawidi ntabwo yapfuye. Kubera iki? Yabikoraga ibyo byose agendera muri inspiration. Haleluya. Nugendera mu nyuguti uzapfa, ariko nugendera muri inspiration y'Imana ntacyo uzaba. Maguruke dusenge Imana dusoza. Tugiye gusenga gusa nyine ntihakagire itegeko na rimwe iry'isi iryaye hose ryakugushyira mu bubata, ryakubuza kugera aho Imana yakuteganyije kugera. Haleluya. Yesu yabonaga itegeko ry'amazi rimubangamiye akaryica, kandi niwe warishyizeho. Kadusenge Imana. Uwiteka Mana nziza, Imana yuzuye ubuntu twamenye, tugushimiye ubuntu bwawe budasanzwe ugira Mwana. Tugushimiye ko watugize abana Mwami, tutakiri abagaragu, wadukuye mu bubata bwose uratubohora. Kristo turagushimiye kubw'ubuntu butangaje wadushyizemo Mwana. Ba Abrahamu bande bose Mwami bifuzaga kuba baba born again nkatwe, ariko Mwami nitwatoranije ngo tubeho mu gihe nk'iki cy'ubuntu bwawe Mwana. Turagushimiye neza watugiriye, ntabwo twabigusabye, nta nicyo twakoze kugira ngo tubihabwe, ahubwo ni neza yawe n'ubuntu budasanzwe ugira Mwana. Girira neza bose Mwami, ubuntu bwawe bigishe kubugenderamo, ineza yawe yigishe kubayobora Mwana. Mu izina rya Yesu Kristo ndabasabira kugira ngo guhera uno munsi batangire bumvira ijwi ryawe Mwana. Mu izina rya Yesu Kristo babohokere kugukorera. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Twasoje. Senior 2 bose basigara.